shufureri ndetse n'amashu muri rusange mu gukingira kanseri. Bakunzi barinda ubuzima bwawe, turabasuhuje. Uwiteka bahire, Imana ibarinde. Uyu munsi tugiye kubagezaho ikiganiro gishingiye uko shufureri ndetse n'amashu muri rusange, yaba ari asanzwe y'icyatsi cyangwa atukura, ndetse n'ibindi bita shu borokori, n'ibindi byerekeranye n'amashu, ariko mu gukingira ndetse no kuvura kanseri zinyuranye. Shufureri ikingira kanseri kandi ifite amavitamine agiye anyuranye. Ifite vitamine A, iyo ni shufureri, ku bayizi yera nk'ururabyo, ifite akantu gafungiye hejuru, ariko ifite vitamine A, vitamine B ya mbere, B ya kabiri, B ya gatandatu, ndetse na vitamine C. Iyi shufureri iha ubutaraga imyanya inoza ibyo kurya, uhereye mu gifu, ndetse ibisebe by'igifu bigahunga bigakira. Uhereye ku bafite impatwe yananiranye, ubwo barakira, ndetse impiswi, amazi menshi mu nda, n'imyuka yo mu mara, ibyo byose shufureri ibasha guhangana nabyo kandi bitayiruhije. Shufureri iri mu byo kurya by'ibanze by'abantu barwaye ndetse banarwara mu myanya inoza ibyo kurya. Abantu bakunda kurwara indwara zishingiye mu kanwa, mu muhogo, mu gifu, mu mara, ndetse no mu kibuno, bakwiye kurya shufureri, ni ihame. Bitewe no kugira amavuta n'umunyu bikeya, shufureri ni nziza kandi ikaba ikungahaye muri potasiyumu, bituma shufureri ibarirwa mu byo kurya bikwiranye n'abarwaye umutima. Ni nziza ku bantu bafite ikibazo cyo mu maraso kuko yoza amaraso yose. Ntikwiriye kubura ku meza y'abantu babyimbye umutima n'abantu bafite ibibazo by'umutima. Abafite umuvuduko ukabije w'amaraso barayikeneye cyane. Ni ikiribwa gikwiriye ku barwaye za diyabete, umuvuduko w'ikirenga w'amaraso, n'umuntu wese utifuza umubyibuho akeneye shufureri ku rwego rwo hejuru. Ngayo nguko abarwayi b'umutima, b'umuvuduko, abarwaye umutima wabyimbye, wajemo ibibyimba n'ibindi, bakeneye shufureri. Ni nziza cyane kuri bo. Shufureri yoza amaraso, itera kwihagarika neza kandi bitaruhanyije, igomorora amazi mabi aba mu ngingo agasohoka bitagoranye. N'abarwaye za gute murumvireho, ni byiza kurya shufureri. Ikwiranye n'abafite impyiko zidakora neza, zikora nabi, zikaba zarananiranye. Abarwayi b'impyiko rwose mugure shufureri muzirye. Shufureri, shu borokori, ndetse n'andi moko y'amashu bifasha abafite kanseri zinyuranye zo muri nyababyeyi, ndetse n'izindi zinyuranye zatewe no kunywa itabi n'ibindi bitandukanye. Umuntu uwo ari we wese wapimwe bagasanga afite ibibyimba, akwiriye gukoresha ubwoko bw'amashu bunyuranye byibura buri munsi. Uwo bapimye agasanga afite ibibyimba, yaba ibibyimba bisanzwe, yaba ibyo mu maraso, yaba ibyo ku mutima, mumbabarire, yaba ibyo mu bwonko, akwiriye kurya ubwoko bw'amashu byibura buri munsi, ubwoko bw'amashu runaka. Si ngombwa ngo ayarire rimwe, ahubwo atoranye mu bwoko runaka ari burye uwo munsi. Amashu ashobora kuribwa ari mabisi cyangwa agatekwa, birumvikana. Ariko iyo ariwe ari mabisi agakatwamo udusarade dutoya, wenda agakamurirwaho akadimu, wenda nyuma yo gushyiraho akadimu agashyiraho utwuki dukeya, wenda akavanga n'agakaroti, wenda akayakatagura akayavanga n'utundi tuntu tunyuranye, uturadi, utubeterave, ibyo apfa kuba harimo amashu. Ubwo ibyo ni urukingo rukomeye rw'indwara zinyuranye. Umuntu ashobora kurya ibiyiko 5 bya salade z'amashu akaba yikingiye
umuntu ashobora gukoramo juice cyangwa ji, agafata amashu akayasya, yamara kuyasya agafunguza amazi akanywaho, akayungurura yarangiza akanywa, hanyuma ubuzima bwe bukagera ku ntego we yashakaga. Ngayo nk'uko rero iby'amashu ngibyo, cyane cyane shufureri, ku bantu bafite ibibazo binyuranye, ngicyo ikiribwa cyiza gishobora kubafasha ubuzima bwabo bukongera kumererwa neza. Imana ibarinde, Imana ibiteho, Imana ibagenderere, ibakandakanda aho mubabara n'aho murwaye mu ngingo zanyu, nibyo tubasabira mu izina rya Yesu.